Abantu benshi barota amazi. Hari abarota barimo koga, abandi barota amazi menshi cyangwa amazi atemba. Uyu munsi turareba icyo izi nzozi zishobora kutwigisha n'uko zituganisha ku Mana. Murakaza neza, uri kuri Landmark 250 Nation, aho twigira hamwe gusobanukirwa inzozi mu murongo wa gospel mu buryo butuje kandi bwubaka. Amazi akunze guhuzwa n'ubuzima, gutuza, isuku n'amarangamutima. Iyo agarutse mu nzozi, akenshi aba agaragaza uko umutima w'umuntu uhagaze. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ubwoko bw'inzozi z'amazi, nk'aho umuntu usanga yarose amazi atuje, amazi menshi yuzuye, amazi atemba, cyangwa se amazi atanduye, amazi y'urubogobogo. Kurota amazi atuje byerekana amahoro n'ituze mu mutima. Amazi atuje akenshi agaragaza amahoro yo mu mutima, gutuza mu bitekerezo, cyangwa igihe umuntu ari mu mwanya wo gutekereza atuje ku buzima bwe. Urugero, umuntu ashobora kuba yaranyuze mu bihe bikomeye, ariko akagera aho yumva atangiye gutuza no kwakira uko ibintu bimeze. Ibyo bishobora kwigaragariza mu nzozi z'amazi atuje. Urundi rugero, hari umuntu ushobora kurota ari hafi y'ikiyaga gituje, cyangwa akabona amazi meza atemba buhoro. Iyo abyutse, yumva atuje kurusha uko yari ameze mbere. Bishobora kumwibutsa gukomeza gutuza, kudahutiraho mu gufata imyanzuro, no kuguma mu mahoro aho ari hose. Ku bantu benshi, amazi atuje ashobora kuba ubutumwa bwo kwiringira Imana, kwiyegurira mu bitekerezo byacu, no kwemera ko hari umuyobozi urenze ibyo tubona. Ariko kandi ni byiza kwibuka ko amazi atuje mu nzozi atavuga ko byose ari byiza mu buzima, ahubwo ashobora kuba urwibutso rwo kuguma mu mahoro n'ituze. Kurota amazi menshi bishobora kuba inyanja, ikiyaga kinini, cyangwa amazi yuzuye ahantu hose. Amazi menshi akenshi ashobora kugaragaza ibintu byinshi biri mu mutima w'umuntu. Ibitekerezo byinshi, amarangamutima menshi, cyangwa ibintu byinshi ari guhangana nabyo mu buzima. Ariko kandi amazi menshi si buri gihe aba mabi. Hari aho ashobora kugaragaza imigisha myinshi cyangwa amahirwe menshi, ariko hari n'igihe ashobora kugaragaza ko umutima wuzuye cyane. Urugero, umuntu ashobora kurota ari imbere y'inyanja nini, ashobora kuyireba akumva atangajwe nayo, ariko atarimo ubwoba. Ibi bishobora kugaragaza ko ari mu bihe by'impinduka zikomeye, ariko afite icyizere. Undi ashobora kurota amazi menshi, bigaragaza ko afite ibintu byinshi bimurenze, akeneye gufata umwanzuro wo gutuza. Icyo umuntu yakora, ni byiza kwibaza, ni iki kinyiganje mu bitekerezo byanjye? Ese hari ibyo natwaye byinshi kurusha ubushobozi bwanjye? Ku muntu wemera, amazi menshi ashobora kuba urwibutso rwo kwegurira Imana ibimurenze, aho kwitwaza byose wenyine. Icy'ingenzi si uko amazi yari menshi, ahubwo ni uko wayiyumvagamo n'uko ubuzima bwawe buhagaze muri icyo gihe. Amazi atemba. Hari inzozi aho umuntu abona amazi atemba, umugezi, amazi aturuka ahantu ajya ahandi, cyangwa amazi agenda adahagaze. Amazi atemba kenshi ashobora kugaragaza impinduka, urugendo rushya, cyangwa uko ubuzima bugenda buhinduka buhoro buhoro.
Mu buzima busanzwe nta kintu gihora gihagaze. Iyo umuntu atangiye igice gishya mu buzima, inzozi z'amazi atemba zishobora kugaragaza uko ibintu biri kugenda. Urugero, umuntu ashobora kurota ari mu mugezi utemba buhoro, ashobora kumva atuje ariko azi ko ari mu rugendo ruri imbere ye. Undi ashobora kurota amazi atemba cyane yihuta. Ibi bishobora kugaragaza ko ari mu bihe by'impinduka zihuse, aho ibintu byinshi bihinduka icyarimwe. Ushobora kwibutsa umuntu kwemera impinduka, kudahagarara ku byashize, no kwemera ko ubuzima bugenda butandukanye. Ku bantu bemera, amazi atemba ashobora kwibutsa ko hari uyobora urugendo rwacu n'iyo tutazi aho ruri kuganisha. Icy'ingenzi ni ukumenya niba ayo mazi yaguteye amahoro cyangwa yaguhaye impungenge, kuko ibyo bigufasha gusobanukirwa ubutumwa bw'inzozi. Amazi atanduye, amazi y'urubogobogo. Hari inzozi aho umuntu abona amazi meza, asukuye, asa neza ku maso, amazi adafite ibyondo cyangwa umwanda. Amazi atanduye akenshi ashobora kugaragaza umutima usukuye, ibitekerezo bisobanutse, cyangwa igihe umuntu ari mu mwanya wo kumva amahoro n'ituze. Iyo umuntu afite umutima ukeye, udafite urujijo rwinshi cyangwa umutwaro umuremereye, ibi bishobora kwigaragaza mu nzozi z'amazi meza. Urugero, umuntu ashobora kurota ari mu mazi meza, areba munsi akabona hose hasobanutse. Ibi bishobora kugaragaza ko ari mu bihe byo gusobanukirwa neza ubuzima bwe. Ariko amazi meza si iteka asobanura ko nta kibazo gihari, ahubwo ashobora kuba urwibutso rwo gukomeza kubungabunga ituze n'isuku yo mu mutima. Inzozi z'amazi atanduye zishobora kwibutsa umuntu gukomeza mu murongo mwiza, kwirinda ibintu byamuhungabanya, ku buryo ibitekerezo byiwe bihungabana. Ku bantu bemera, amazi atanduye ashobora kukwibutsa ko Imana ikunda ituze, isuku y'umutima, n'ubuzima bushingiye ku kuri. Icy'ingenzi si uko amazi yari meza gusa, ahubwo ni uko ayo mazi yaguhaye amahoro n'icyerekezo mu mutima. Ese wari utekanye? Ese wari ufite ubwoba cyangwa wari ucecetse? Ibyo bitanga icyerekezo cyo gusobanukirwa inzozi. Iyo urota amazi, ni byiza kwibaza uko ubuzima bwawe buhagaze. Ese uri mu mahoro? Ese hari aho ukeneye gutuza, guhinduka, cyangwa kwegurira Imana? Niba iyo nyigisho igufashije, ndagusaba ngo ukore subscribe kugira ngo uzabane natwe mu zindi zizakurikira, kandi wayisangiza n'abandi. Nitwa Theo.